Sengero ndasenga hari icyo Imana yavuganye nanjye kandi ubu noneho ni ubuhanuzi. Ubu najyaga mpanura ngo ubuhanuzi bw'igihugu gusa, ariko noneho ubu nzanye ubuhanuzi bw'isi. Zanyu ubuhanuzi bw'isi. Bw'isi aho umuntu ari hose biramureba. Aho umuntu ari hose biramureba. Ni ubuhanuzi bukomeye cyane. Hari ibintu bigiye kuba bigeze muri bitatu bigiye kuba. Abantu babyitegure bigiye kuba bitatu. Nibyo nshaka kuvuga. Yo buje bukurikirwa ububyutse yo buje ni ukuvuga hari ibintu abantu bitegura kureba. Icyambembo ryiza bakuvuzeho amagambo mabi, nyogosenge akuvugaho ijambo ribi, aravuga ngo mwana wanjye ntago uzigera utera imbere. Iso akuvugaho ijambo ribi, mwene wanya kuvugaho ijambo ribi. Jewe ndashaka kukuvugaho ijambo ryiza rikubohora, kuko ndi umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Nubyemera urakira, niwanga kumpamagara birakureba, ariko numpamagara mu Nyamirambo mu misozi hejuru ngenda manika n'amaguru manikisha posta, hanyuma tukavuga ubutumwa ibiterane, abazungu bakaza. Ejo bundi nandikiye umuntu umwe mubwira ngo ariko wazaje gukora ibiterane mu Rwanda, arambwira ngo ntabwo yaza. Rero icyo warumbajije ngo byatewe n'iki, byatewe Reka ntangira ngusuhuza wowe ugarutse kubana natwe. Habwo umugisha n'Imana, ni by'agaciro gakomeye ko kugira kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe ugeze kuri iyi cana ari ubwa mbere. Ngusuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Kuri wowe utameze neza, humura ejo bizaba bimeze neza. Uwiteka ni muzima, arahari kugira ngo akubambire amahema. Nkuko bisanzwe iteka turagarutse. Nkuko mubibona imbere ya kamera, turi kumwe na Apostle Ntambara Saturday Innocent. Ubundi Pasa Saturday Ntambara Innocent harimo ibintu bitatu. Ngo so nta kwanga kwita nabi. Harimo Inosa, uwo ni umuntu mwiza. Hakabamo Ntambara, ndazirwanye pe nyinshi ariko z'umwuka. Hakabamo Saturday, amen, bisobanuye isabato. Ni uwo ngo Apostle dusengera Imana dutangira ikiganiro. Ubu nanezerewe ariko noneho nje seka reka dusenge. Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu ndagushimye kuko uduhaye umugisha, uduhaye amahoro, kandi tugushimiye aba bose bagiye gukurikirana kino kiganiro. Reka ubahe umugisha aho bari hose, mu izina rya Yesu, amen. Apostle Karame, amahoro. Ni amahoro rwose. Umeze neza? Meze neza rwose. Meze neza, Imana irandinze, ndabona ukuboko kw'Imana. Yego. Imana ishimwe cyane rero. Haleluya. Nyagatovu ku musozi w'abahire biragenda. Nyagatovu ku musozi w'abahire, hariya Nyagatovu nahakandagiye muri bibiri ngire ngo 96. None aho hantu hitwaga ku Kabarozi. Ndahahindura hitwa ku musozi w'abahire. Ubu mudugudu witwa Ibuhoro. Ngo nisazi yahagwaga yarapfaga. Hari abarozi benshi, hari ibibi byinshi, ariko narahahinduye. Ku bwa Yesu, ariko abantu batagira ngo ni Saturday, ni Yesu. Wahahinduye kuko arankoresha. Ubundi nge nkorana na Yesu, ariko ubundi wari ubizi ko hari abakorana na shitani? Wari ubizi? Huye reka kubyumva, reka mbikwibwirire. Hari abakorana na shitani ku manywa akaba umuntu, nijoro akamanuka ikuzimu, cyangwa mwaba mugendana akajya ikuzimu akajya gukora inama na shitani. Nzabibabwira ubutaha. Kuko uyu munsi nzanye ubuhanuzi. Nzanye ubuhanuzi bukomeye cyane. Bukomeye. Apostle, mu bantu bamaze iminsi baduhanurira, ndetse ukanavuga uti ibingibi nibidasohora, ugatanga garanti ndetse ugatanga n'itariki. Yego. Ushobora kuba uri mu bihe byiza? Oya, ndi mu bihe byiza. Nejo bundi nagiye mu masengesho, njya ku misozi, njya mu rusengero, ndasenga. Hari icyo Imana yavuganye nanjye kandi ubu noneho ni ubuhanuzi. Ubu najyaga mpanura ngo ubuhanuzi bw'igihugu gusa, ariko noneho ubu nzanye ubuhanuzi bw'isi.
uzanye ubuhanuzi bw'isi bw'isi aho umuntu ari hose biramureba, aho umuntu ari hose biramureba. Ni ubuhanuzi bukomeye cyane. Hari ibintu bigiye kuba bigeze muri bitatu bigiye kuba, abantu babyitegure, bigiye kuba bitatu. Nibyo nshaka kuvuga. Mu gihe kingana iki mu kuye kwezi? Oya, ibingibi bitegure, barindire n'amaso yabo. Hari ibintu bitatu bigiye kuba, ahubwo umpaye umwanya agiye nabisobanura. Ibintu bigiye kuba bitatu rero, mugiye kwitegura bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose. Navuganye n'Imana. Icyambere, abantu bagiye kubona icyo bita ububyutse. Ububyutse yo buje bukurikirwa. Ububyutse yo buje ni ukuvuga hari ibintu abantu bitegura kureba. Icyambere, hari ibimenyetso n'ibitangaza biba. Urugero, bakuroze amarozi ukayaruka ntupfe. Urugero, ufite abadayimoni bakakuvaho bakagenda. Urugero, uri aho ngaho uri umuntu mu by'ukuri baroze amarozi akuvaho akagenda. Icyo nicyo bita revival. None iyi revival, munyamakuru w'iki kinyamakuru ndimo kuvugiraho, revival igiye kuza ntabwo ari iyo mu nsengero gusa. Imana yavuganye nanjye mu ijambo ryayo ngo abantu barubatse insengero, ngo ariko bamaze kubaka insengero noneho ubu hagiye kubaho icyo bita ibiterane by'ibihumbi n'ibihumbi. Hari abana b'abakobwa n'abana b'abasore Imana igiye gusukaho umwuka wayo ku rwego rw'isi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Revive abantu bakayibona, kandi abo bantu Imana igiye gusukaho umwuka wayo. Ni ukuvuga bazajya bahagarara, abafite ubumuga bwo kutagenda bagende, abafite ubumuga bwo kutabona babone. Hari revival igiye kuza, ariko ikazana n'ibitangaza. Imana yabivuganye nanjye. Ikindi kintu cya kabiri abantu bagiye kubona nuko hagiye kubaho ikintu abantu bagiye kubona. Uburyo nakibonaga, abantu hari niba uzi ikintu bita ikibuye kinini, abantu bagiye gukurwaho imitwaro ibaremereye nk'uko mubibona Yesu yabivuze. Bigiye gusohora ngo abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange nanjye ndabaruhura. Ni ukuvuga abantu bagiye kuruhuka. Munyamakuru, ugiye kubona aho uhura n'umuntu, umuntu akaruhuka, umuntu akishima, akavuga ku kibanza cyanjye bahanyujije umuhanda none bampaye miliyoni 20, undi akavuga bampaye miliyoni 30, undi akavuga ngo mu kibanza cyanjye basanzemo korota, mu mabuye y'iwanjye basanzemo gorodi, nari mfite umuntu uba hanze yanyoherereje ibihumbi 20. Abantu batangire guhindura ubuzima bwabo, abana babo bige, abana babo bahinduke, abana babo bajye mu mabira akomeye. Imana irakizanye, ni ukuvuga ikuyeho abantu imitwaro bikoreraga ibavuna. Ikindi kintu cya gatatu rero, Imana nanone yanyeretse abantu bagiye kubona umugisha. Abantu bagiye kubona umugisha, kandi nabonye na kimwe mu cyatumaga abantu batabona umugisha. Nacyo nakibonye ndi mu gusenga. Kirakomeye. Iki nabonye, hari abantu bagendaga bariho icyo bita umuvumo. Yaravumwe na se, cyangwa yaravumwe na nyirasenge, cyangwa yaravumwe na se wabo, cyangwa yaragiriwe ku mupfumu akamuroga. Ibyo ngibyo noneho Imana yanyeretse ko Imana ibakuyeho ibyo bintu, bagiye kubona icyo bita umugisha. Bagiye kubona umugisha. Koko hari icyanditswe kivuga, niba wanyibutsa neza, ariko ubanza ari amaganya ya Yeremiya ibice 5 umurongo wa 7, haravuga ngo ba data bakoze ibyaha ngo none bo ntibakiriho, ngo twe twikoreye ibicumuro byabo, ngo nta nuwo kuturokora uhari. Noneho ubu jyewe ndavuga ngo uwo kubarokora arabonetse, yitwa Yesu. Yesu agiye kurokora abantu baveho icyo bita imivumo.
umukobwa utashakaga ashake, umukobwa utabyaraga abyare, utari ufite urugo rubeho, urwari rusenyutse rubeho. Ahubwo mushumba, munyamakuru w'iki kinyamakuru, nawe mushumba, icyo nsaba abantu nibampamagare mbafashe, bampamagare mbafashe, dufatanye gusenga, kubera yuko ibi ngibi twarabisigiwe kugira ngo tubohore ababoshe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mpamagara kuri 0788587061. Ndashaka gusengana nawe kuri YouTube, kuri Zoom, mu rusengero, kuri telefone, kuri WhatsApp, uburyo bwose, aho utuye hose genda guha umwanya nsengane nawe, kuko ukeneye kubohoka, ukeneye ijambo ryiza. Bakuvuzeho amagambo mabi, nyogosenge akuvugaho ijambo ribi, aravuga ngo mwana wanjye ntago uzigera utera imbere. Iso akuvugaho ijambo ribi, mwene wanya akuvugaho ijambo ribi. Jewe ndashaka kukuvugaho ijambo ryiza rikubohora, kuko ndi umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Nubyemera urakira, niwanga kumpamagara birakureba, ariko numpamagara urakira. Yego, arakira. Ubwo n'ubuhanuzi Imana yari yaguhaye. Ibyo bintu bitatu wabyumvishije? Mushumba, ushobora kubisubiramo munyamakuru w'iki kinyamakuru? Ibyo bintu bitatu Imana igiye gukorera abantu bayo. Hagiye kuba ububyutse. Nukuri. Hagiye gukurwaho imitwaro ku bantu. Imitwaro igiye kuva ku abantu, bagiye kubona umugisha. Abantu ni ukuvuga bamwe banitegure gushaka, abandi bitegure gutwara amamodoka, abandi bitegure kugura amazu mu bihugu bitandukanye. Imana ibyira bivuze kandi irabyemeje. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana. Ariko ubundi umuntu iyo yabaga umukire yaranivugaga, yaravugaga mfite inka, mfite amazu, mfite ibintu, akivuga, akirahira n'ababimuhaye. Ariko ubu igituma mvuga ko ndi umuhanuzi kandi ndi umukozi w'Imana, kugira ngo n'aba bantu babyumve. Uzi ko maze kujya muri Israel inshuro 24. Israel inshuro 24 nyobora amatsinda ajya gusura igihugu cya Israel. Ariko se buriya mushumba, buriya wenda kugira no wenda abantu badukurikiye babyumve, umumaro wo kujya muri Israel n'uwuye? Umumaro wo kujya muri Israel uwa mbere ni ukubaha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzabona amoko yose avuye mu mpande enye z'ibihugu z'isi ngo baze gusura iki gihugu. Nibasura Israel bazabona umugisha nibafata ku kinyita cy'umuyuda. Kandi ibyo byanditswe muri Zakariya 8:20. Ni ukuvuga kujyayo ni umugisha. Ubu se ko hari umuntu najyanye nawe muri Israel hari muri 2008, umuntu yari afite ikibazo cy'amaguru, hanyuma agendera ku mbago. Ageze muri Yerusalemu hagati hari icyo bita New Jerusalem na Old Jerusalem, umurwa wa kera n'umurwa mushya. Noneho turi muri uwo murwa wa kera, ahari urusengero rwubatswe n'umwami Salomo, ntabwo bazimbagaho yatakaye, kandi uwo mudamu yavuyeyo amaguru yakize. Yagiye afite imbago. Kiriya ni igihugu cy'Imana. Ukivuma aravumwa. Niryo sezerano Imana yahaye Abraham. Imana iramubwira ngo uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzamuhesha umugisha. Bagende barebe mu Itangiriro 12:12. Imana yahaye umugisha kiriya gihugu cya Israel, umugisha. Uriya ni umwami w'ibihugu mu buryo bw'umwuka. Abantu bose bashingiye ku bukristo. Reka rero nanababwira, uretse no gushingira ku bukristo, ariko n'abayisilamu nabo ni hariya. Ubuzi ko abayisilamu bagira imizigiti igeze muri 3 niba atari 4. Bagira uw'Imaka, Madina, bakagira n'undi muzigiti uba hariya muri Israel ikomeye cyane. Iyo mizigiti rero, uwo muzigiti uba muri Israel. Ikindi cya kabiri, Ishimayeli akomoka he? Si muri Israel? Israel si mwene Abraham. Ni ukuvuga kiriya gihugu cya Israel ni igihugu
ni umwami w'ibihugu mu buryo bw'umwuka. Abantu rero bagomba kujyayo bakareba amateka. Abadashaka y'umwuka bajyayo bakareba y'umubiri. Ninde se udashaka kureba aho Petero yavukiye? Ninde udashaka kureba Yohana aho bamukiriyeho umutwe? Ninde udashaka kureba Stefano aho bamwiciriye n'amabuye? Ninde udashaka kureba imva ya Yesu? Ninde udashaka kureba umutagatifu Petero cyangwa Yohana aho yakoreye amateka? Ninde udashaka kureba Mariya nyina wa Yesu aho asinziriye? Ninde udashaka kureba nyirakuru wa Mariya? Ninde udashaka kujya mu murwa wa Yerusalemu cyangwa ngo ajye Karumeli aho Eliya yakoreye ibitangaza? Kiriya rero ni igihugu cy'ubukerarugendo. Niyo mpamvu ubona Abisiraheli bemera abakerarugendo bajyayo, bajya kureba ayo mateka. Rero jewe Saturday aho hantu, ubundi amazina yanjye nayababwiye, nitwa Saturday. Nibwo umaze kujyayo? Nizo maze kugerayo 24. Ujyayo ahakumbuye cyangwa usanzwe ufasha? Jewe mfite company itwara abantu muri Isiraheli. Iyo bagiye kuhasura rero njyana nabo nkabereka amateka. Twinjira no mu bwato hariya bwa Tiberiya muri iriya nyanja ya Galilaya. Abantu bagatembera hakurya bakareba imisozi ya Mowabu, hakurya bakareba imisozi ya Hermon, hirya iyo za Siriya bakareba. Ariko ubutanza ababwira kuri Isiraheli. Ndabona uyikeneye munyamakuru, ndabona je ukeneye Isiraheli. Akenshi ukunda kutubwira izo nshuro wagiyeyo. Hari abantu rero batari basobanukiwe umumaro wo kujya muri Isiraheli. Isiraheli narayitembereye kuko nageze aho bita Taba. Taba urahazi? Wari wahumvaho Taba? Ndahasoma. Taba rero ku ruhande rumwe Isiraheli ubundi irambaraye nk'uku kuboko. Ku kuboko. Ntabwo imeze nk'iki kiganza, irambaraye nk'ukuboko. Noneho uruhande yuyigendaho gutya izengurukijwe na Lebanon, Kingdom Jordan, ukamanuka muri Misiri, ukongera ukamanuka za Siriya, ukongera ukagera za Saudi Arabia. Rero aha nakubwiraga Taba ni ukuvuga niho umupaka wa Isiraheli ugarukira. Taba ni ku ruhande rwa Egypt. Noneho Irati ni ku ruhande, ni umupaka nanone ku ruhande rwa Isiraheli. Aho hari inyanja itukura hakurya ubureba Saudi Arabia. Amaso yanjye yarahageze. Ni mpamvu ubona abantu bankurikirana kuri aya macano no ku binyamakuru n'amateleviziyo mbitsa amateka muri uyu mutwe. Uyu mutwe wanjye urimo amateka. Wowe urarebera aho ngaho urimo amateka. Harimo amateka. Birumvikana cyane. Harimo amateka. Ejo bundi umugabo witwa Pastor Pitu uyu mujya mubona hano nawe ku kinyamakuru cyitwa ISEZERANO n'umugambi w'Imana aza yararimo ambaza ibyitwa amateka. Ntangira kumubwira amateka ko ni umusore urimo kuzamuka ubona ushobora kugira urusengero agakomera. Aposo, kera twakundaga kukubona uzenguruka umujyi umanika ibipankarite by'ibiterane. Wigeze kubikomoza uravuga ngo hari ububyutse bugiye kuba tubona ibiterane. Ubundi kubera iki hatari hakiba ibiterane nka bimwe bya mbere twahoze tubona? Nyine ibi nibyo bintu maze iminsi nsengera byandijije amarira ejo bundi kuri kamera. Ibintu birimo kundiza, ibintu birimo kunyica, nibyo ngibyo urimo kuvuga. Ubu iyo ubivuzeho mpita mbabara nkarakara nkabananarira. Ibyo ngibyo buriya ubunyisha ubunkoze mu bwonko, ubunkoreye ibintu koko. Twebwe tugitangira hano ubutumwa muri 95 twakoraga ibiterane, abantu bakitanga atari ukuvuga ngo bashingiye ku mafaranga cyangwa bashingiye ku bintu cyangwa ashingiye ku nkomoko y'igisekuru. Agakiza niyo revival n'ubwo bubyutse bwo kuvuga umwami wacu Yesu n'imbaraga ze no gukomera kwe biri mu muntu.
noneho niyo mpamvu ubona muri 95 na 6 na 7 twakoraga ibiterane aho za Nyamiramba, abazungu bakaza, abantu bose bagakora ibiterane. Genda ibuka nigeze kumanika posta mvuye hari i Kanombe nyigeza mu Nyamirambo mu misozi hejuru, ngenda manika n'amaguru manikisha posta. Hanyuma tukavuga ubutumwa ibiterane, abazungu bakaza. Ejo bundi nandikiye umuntu umwe mubwira ngo ariko wazaje gukora ibiterane mu Rwanda, arambwira ngo ntabwo yaza. Rero icyo warumbajije ngo byatewe n'iki? Byatewe na banyiri kubikora kutabikora. Hari abagomba kubikora babasore bakagira iyerekwa, ubundi umuntu yo yagize iyerekwa ry'ikintu ashaka kugeraho akigeraho. Yego, akigeraho. Nk'uko ubona umusore avuga ngo ndashaka kubaka inzu akayubaka. Umuntu yavuze ngo ndakoresha igiterane mu mujyi wa Muhanga muri stade yaho, akavuga ndakora igiterane Nyagatare, ndakoresha igiterane Muhanga, ndakoresha igiterane Gatwaro muri Kibuye, ndakoresha igiterane ku Gisenyi, ndakoresha igiterane hehe. Ndakubwiza ukuri aragenda. Ariko abantu ubundi ndashaka mbwira abantu bazi ko ibiterane byemewe mu Rwanda cyane ntago babizi. ahubwo wagira ngo ntago bikemewe. Ibiterane biremewe. Uretse kuki bidakorwa? Nyine ni banyiri kubikora batabikora, baba pasitoro. Barimo barubaka ubwami bw'isi, barimo barubaka ngo barubaka amazu, ama-etage, arashaka kugenda mu modoka nk'abandi, arashaka gukora iki. Ushobora kwemera ko jewe ndekura miliyoni ya buri kwezi, miliyoni nkayibona, ariko nkayirekura ku bitangazamakuru, ku mateleviziyo, ku maradiyo. Ayo mafaranga se sinagenda nkayaguramo imodoka? Singenda n'amaguru, ngira imodoka, ngenda n'amaguru. Ni ukuvuga hakeneye abashora. Reka rero mbabwire ibiterane biremewe. Reka mbabwire inzira yuko bakoramo igiterane. Mbabarira mbivuge, ndabivuze Saturday ntambara innocent. Ni ukuvuga iyo ushaka gukora igiterane urambagiza ikibuga itorero ryawe, ukandikira executive w'uwo murenge, umenyesha kugiye gukoreshamo igiterane, ugaha kopi polisi, ugaha kopi umurenge. Warangiza ushobora kwandikira akarere, ushobora kwandikira umurenge, ushobora kwandikira intara. Noneho bari icyo babashinzwe ni ukugira ngo baguhe uruhushya rwo kugira ngo barinde abo baturage. Yego, nicyo babashinzwe. Ugakoresha igiterane imbaraga z'Imana zikagaragara. Ndavuga ku rusedi yo hanze. None saposo Karame, ko turimo turagenda tubona abashumba cyangwa se abapotere, kuki barimo barigwizaho imitungo mu by'ubu buzima? Ugasanga umushumba yaguze imodoka ya miliyoni 50 cyangwa 100, ariko atagira urusengero. Ibyo ni ugukompitinga n'abisi. Iyo tuvuze abisi ni ibi: kubona avuka mu muryango akabona mwene wabo yarakize, akabona yubatse ama-etage, nawe akavuga ngo nanjye ngomba gukira nk'uko runaka yakize mwene wacu witwa runaka. Ariko Bibiliya yavuga ngo ibyacu tubibika mu Mana ikazatwishyura. Bagomba gushora mu Mana. Kandi ikindi cya kabiri, nta muntu nigeze mbona ashora mu Mana ngo ahombe. Bakayanja ntibahombye hariya muri Uganda, ba Serwada, ba Pastor Kayuwa, ba Pastor Senyonga, nanjye ubwanjye Pastor Saturday. Abantu nago bazi uyu mugabo witwa Apotre Masasu wa hano Masoro muri restoration. Abantu baza amateka ye, ariko umugabo yashoye mu Mana. Jewe yigeze no kumpaho miliyoni uwo mugabo, ariko uyu munsi Imana imuhaye icyubahiro, imuhaye itorero, imuhaye abana, ariko yigeze kuraraho mu kazu utamenya. Ariko nta muntu w'Imana ushora ngo areke kuzamuka. Genda urebe Apotre Rwanda Murani inshuti yanjye wa UCC, urebe ukuntu yararaga ahantu ahangaha kiza ari mu masengesho y'iminsi 100. Urebe abo ba Pasafina, urebe bande abantu Imana yagiye izamura. Hari ibyo batanze mu Mana, ariko Imana igera ikabishyura. Erega Yesu yaravuze ngo hano ku isi izaduha 100 ku 100, kandi no mu ijuru iduha ubugingo buhoraho. Saturday se sinakoreye Imana, ubona Imana yaremeye ko nzima? Sinari kuzima. Nari kuzima ejo bundi. Nta matsinda yaza agatandukanye afite imbaraga n'ingufu n'iki bambwira ibisabwa, nari mbifite.
ariko Yesu ariyaranja, mbona urusengero, mbona amafaranga mu bihe umuntu atayaboneramo, nubaka itorero ribaho, itorero ribona ubuzima gatozi, itorero ribona abana. Ubu mfitemo abantu mu rusengero, ngiye noneho mbivuge, abapolisi, abasirikare, abantu bose, ingeri zose zitandukanye, bose ni abakirisitu banje. Mfite amatorero hirya no hino mu Mutara, mu mujyi wa Kigali, ahantu hatandukanye. Bagende babaza umuyobozi wa Successful Christian Ministries, basange niba atari jyewe Ntambara Satadinosi. Ariko reka mbabwire, nta mukozi w'Imana Imana itsindagira hasi. Ushobora gukubitwa uyu munsi ariko ejo ukazamuka. Reka mbabwire, ijuru riratuzi. Wakarangwa nk'ubunyobwa, warira, waboroga, waburara, abana bawe bananirwa kwiga, wakora iki? Imana iratuzi. Jewe rero ikinzanye kuri iyi kamera, reka nkibabwire, ndashaka abakozi b'Imana mwongere muhaguruke, impano zanyu zihaguruke. Bamwe Satani yabanigiye mu kubera mwakoze ibyaha. Satani agahora kubwira ngo kubera wakoze icyaha ntago wemerewe gufata mikoro. Abandi mwagiye munigwa n'ubukene. Reka mbabwire, muhaguruke muze muvuga ubutumwa, mukoresha ibiterane, mwirukana abadayimoni. Hari abantu abadayimoni barimo kuniga, hari abadayimoni barimo kuriga abantu kubera wowe uparitse iyo ngiyo umeze nk'imodoka yashaje yavuye ku muhanda. Jya muri kontroli y'Imana, jya muri kontroli, ujye no mu igaraje y'Imana mu izina rya Yesu. Ariko imbaraga zimanuke, wongere usome Bibiliya, wongere usenge, wongere wirize, ushakishe utubaraga. Umugabo witwa Samusoni yashakishije utubaraga, aravuga, Mana, hari igihe nigeze kugira imbaraga, ariko umudamu aranshuka, amaze kunshuka n'umusatsi wanjye uvaho, utubaraga turabura. Ariko kuri iyi nshuro, Mana yanjye, ongera umpe utubaraga. Ngo utubaraga aratubona, amaze kutubona aravuga ngo ntago mpfa jyenyine, apfa n'abandi. Wowe rero vuga ngo mu izina rya Yesu, ibyanyicaga bireke kunyica. Bongere bagarura utubaraga mu izina rya Yesu. Bongere bagarura utubaraga tw'ubumana. Ibisarurwa ni byinshi ariko ababisarura ni bake. Aba bantu se tubarekere shitani? None se mushumba, wenda uvuza abo basaza ba Rwanda muri aba masasu nabo mwatangiranye umurimo w'Imana, wenda abo ngabo urabazi. Noneho iyo urebye generasiyo nshyashya irimo iravuka uyu munsi, urareba ugasanga ari generasiyo ifite, reka tuvuge tuti, kuko ubona bakize mu by'uyu mubiri ariko mu by'umwuka ukabona nta bihari. Abangaba basore batoya rero barimo kuzamuka, dushaka gusigira umurage, nibave mu kumva ko bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo. Imana yacu uko ikora ibintu ntawe ubimenya. Bo nibakora ibintu binini, hanyuma bahamagare Yesu, bahamagara Imana, iraza kumanuka ikore. Imana iraza kumanuka ikore. Kandi bareke kwiyubaka ubwabo, bareke kumva ko bagomba gushakisha igitangaza ku ngufu ko kiboneka. Igitangaza cy'Imana kiboneka mu buryo udatekereza, ahasigaye ukabona igitangaza cy'Imana. Ahubwo icyo mbasaba, nibakora ibintu binini. Icyo mbasabye, twe turimo turava ku rugerero, twe turimo turasoza ibyo twakoze. Mbabwiye ko natangiye 94 na 5 mvuga ubutumwa na 6 turara mu misozi. Aha mfite inkovu bantemeyeho, izi ntoki zose twari mu masengesho y'iminsi igeze hafi muri 7, tukigera muri 3 abantu badusangamo badutemera mu masengesho. Hari ibyo twakoze, n'uyu munsi turashaka abandi babikorerewe. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye bwitiriwe izina ryanjye nibwicisha bugufi, bukareka ibyaha byabo, bakareka ingeso zabo mbi, bagasenga, nzabumva, nimara kubumva mbakize, nimara kubakiza mbakirize igihugu cyabo. Rero bivuze iki? Bivuze yuko mwebwe muhagarare mukora ibintu binini. Ntabwo nemeranywa n'umuntu uvuga ngo ntibishoboka. Abantu bajye bavuga ngo birashoboka. Abantu ntibavuge ngo ntibishoboka, ahubwo bajye bavuga ngo birashoboka mu izina rya Yesu. Amen. Bajye bavuga ngo birashoboka mu izina rya Yesu. Mushumba wanyu, turimo tugana ku musozo. Akenshi uyu murimo w'Imana mbonye abantu benshi Imana ibagirira neza, kandi mbonye abantu benshi Imana ibatabara, harimo nawe. Ko nawe uri mu bo Imana yagiriye neza. Iyo urebye amateka yawe ubona Imana yarakugiriye neza. Oya, yangiriye neza, ndabyemera. Abantu bamaze kugwa
cyane cyane bagiriye ibikomere ku bitwa abashumba, kuko abenshi barugataho twari komorerwa ibikomere, niho twakomerekeye. ubundi ikibica abo bantu ikibica bashaka imana y'abantu, ntago bashaka imana y'ijuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese uwo ari we wese usenga igishushanyo navumwe. Abantu ntibajye kujya gushaka imana y'umuntu ngo yumve Satade kubera mbonye kuri kamera ngo icyizere cye cyose agikure ku Mana gishire kuri je. Icyizere cyabo nibagishire ku Mana, niyo yonyine idakomeretsa, niyo yonyine iyomora ibikomere, niyo yonyine idufasha, niyo yonyine itanga umugisha, niyo yonyine itanga ibyishimo, igatanga urugo, igatanga abana, igatanga umugisha. Kindi cya kabiri, abantu nababwiye tugitangira, ndababwira ngo umuntu wakoze icyaha Satani areke kumufatira mu cyaha, yumve ko atagishobora kongera kubyuka. Nabonye ibintu bishobora gutuma umuntu ava mu gakiza, ava no mu murimo w'Imana, ava no mu bintu. Ni umuntu gukora icyaha, Satani agahora amwibutsa amubwira ngo we kubera wakoze icyaha ntabwo ukwiriye kongera gukora ikintu na kimwe. Ariko Imana yacu ni inyambabazi. Umugabo umwe yavuze ngo wamenye aho nakoreye icyaha, ako ntago wigeze umenya aho nakirekeye. Bo nibareke ibibi bakorera Imana, bagiye kuzamuka. Hari ububyutse Imana irimo gutegura, irashaka umusore busukaho, irashaka umwana ubusukaho, hamwe uzajya ugenda abantu bakakubona nk'ibirimi by'umuriro. Hamwe uzajya wirukana abadayimoni, hamwe uzajya ubwira reka mbabwire bakozi b'Imana n'abandi biraha kuri iyi cyano, n'abandi biraha kuri iyi televiziyo. Ntabwo Imana yagukoresha ugakiza umuntu diyabete, umuntu akagenda akizuzumisha ko diyabete yakize ngo ubure umugisha. Ntabwo umuntu yaba bamwandikiye igipapuro i Kanombe ngo genda upfe kubera urwaye diyabete cyangwa kanseri cyangwa n'ikindi, bakabwira amakuru umuryango wawe, bakawubwira ngo uwo muntu ntabwo akibayeho, najye kwirira. Uwo muntu agakira, bakamusuzuma indwara zose agasanga ni nzima, ngo uwo muntu niba afite n'inzu ngo areke kuyitanga. Hari iby'Imana ikora, hari iby'Imana ikora. Nanjye reka nkubwize ukuri, ahangaha niba hari umuntu uri ahangaha nazana icyifuzo cye tugisengere, nikimara kuvaho azashima Imana. Azashima Imana avuga ngo mushumba Satade waransengeye ndwaye cyangwa mezuku none ndakize, ituro ry'ishimwe ngiri. Nta bantu se twabonye batari bafite akazi, ukamusengera amaze imyaka 5 atabona akazi kandi afite digura, afite ibyangombwa, yamara kubona akazi akavuga ngo umushara nkuzanye mu rusengero. Nta bantu twasengeye tubona ubukwe bwabo bwarapfuye bumaze imyaka n'imyaka, umuntu ageze no ku munota wo kumva ko yakwishingira, twamusengera ubukwe bukabaho, bakamusaba agakobwa nawe akagira icyubahiro cy'agatimba, hanyuma yabusoza akaza agatanga ituro ry'ishimwe. Nta bantu twagiye tubona batanga amashimwe kubera iby'Imana yakoze. Mwebwe muhaguruke mukorera Imana, ubukire bwanyu buri muri abo bantu. Ubukire bwanyu buri muri abo bantu. Imana yo yakoze igitangaza, abantu barabibona bakavuga ngo Imana yankoreye, bakaza bagashima. Ikibazo kiba hamwe, ni umuntu kumva ko yabona ituro ry'umukristo kandi icyo yamusengeye kitaraba gusohora. Ariko numusengera Imana ikamukorera ibitangaza, akabyara, akabona uruhinja, azashima. Niyonsa azashima, Imana izamukorera ibikomeye, yibuka uwamusengeye. Apostle Karame, Imana y'amahoro iguha umugisha. Urakoze cyane ubwo butumwa bwiza utugejejeho. Noneho hari icyo ngusaba mbere yuko nsoza. Abantu bampamagare kuri 07 88 58 70 61. Nibampamagare dusenga n'Imana ibakorera ibikomeye, kandi nibakorera ibikomeye nanjye mu bundi buryo Imana izampumugisha nkora ibiterane binyuze muri bo, kuko nimbasengera bagasubizwa nabo bazibuka bankoreshereza ibiterane cyangwa banyishurira amaradiyo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mana ndagushimye kubw'ubuhanuzi wampaye kugiye kumanura revival. Ndagushimye ko hari abantu vanyeho imitwaro. Ndagushimye kubw'abantu haye umugisha, abo bose bagumiwe babonye abagabo. Mwama abo bose bagumiwe
babonye abagore, mwami abo bose barwaye bagiye gukira. Uwiteka Nyiringabo Nyirububasha, uhaye umugisha buri muntu. Mwami bakuyeho iyo mitwaro babahekesheje, mwami uzaniye revival. Ibiterane tugiye kubibona, crusade zigiye gukorwa mu izina rya Yesu. Ndasengera kwemeranywa kw'abakozi b'Imana bemeranywe bashigikirane mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Murakoze cyane. Nawe warudukurikiye habwa umugisha n'Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, shalom. Amen.